mu masaha y'igitondo cyo kuri uyu wa kane nibwo inkuru y'urupfu rwe yatangiye gukwirakwira ku mbuga nkoranyambaga. Umuhanzi Jay Polly yitabye Imana azize uburwayi mu ijoro rishyira ku wa kane aguye mu bitaro bya Muhima. Aho nibuka yigeze gutegura igitaramo abantu ntibaza kuri Petit Stade, ariko kubera communication itari nziza, publicity, arampamagara arambwira ati ko abantu banje kuza ari gukunda umuziki waje kuririmbira, abivuga arimo yikinira. Ni inkuru yatunguranye ku bakunzi b'uyu muhanzi ndetse n'abahanzi muri rusange, by'umwihariko abo bakoranye bakanabana mu buzima busanzwe. Kuri Alex Muyoboke yabanye na Jay Polly mu kazi, hari byinshi amwibukaho, hano uyu munsi agaragaza ko Jay Polly agiye adakoze. Barabanye, barahombanye, barungukanye, bakoze imishinga ibyara inyungu. Kugeza na n'ubu aribuka Jay Polly nk'umuntu wa hafi kandi wahoze aharanira ko hip hop nyarwanda ikomeza kuzamuka ku ruhando mpuzamahanga. Hari ibihe biba bigoye kugira ngo baze kwisobanura. Ntabwo twe twava mu gahinda mu kaboro ka Jo. None agiye Polly aragiye. Sinzi uyu mwaka icyo shitani ashaka muri industry. Jay Polly n'umuntu n'umuhanzi wagize ibigwi bikomeye cyane. Umuhanzi ugiye ari mutoya ntisemushya uko bivuze, wari umaze igihe muri industry ariko wakoze ibikorwa byiza, wari ufite umuryango. Ni icyo gikomeye cyane muri hip hop, kuko murabizi yakwita ngo kizigenza muri muzika, akita kabaka. Ibyo byose yabizwaga kandi ku byaro kuri, ariko nyine nta kundi. Twese niho tujya, twese tuzataha, gusa tashye hari ibyo atari yasoza. Twese kiduteye agahinda, ni ibintu bibaye nk'ibitunguranye nanone. Urumva ejo nahoze nsoma inkuru bavuga yuko agomba gusubira imbere y'ubutabera mu gitondo, nubana bibonye ni mugoroba, mu gitondo nkabona indi nkuru ngo arapfuye. So ni ibintu bibabaje cyane. Uretse wenda mu muryango bakora hip hop, no kuvuga ngo iyi njyana n'ubundi yarabagamo, muri rusange abahanzi niki bakwigira kuri Jay Polly nyakwigendera? Ikintu cya mbere nuko yakoze umuziki, yatanze imiziki myiza, nabo bakora imiziki myiza nk'iyo yakoze, ndetse bakagerageza kwitwararika. Urabona Polly ukuntu yaraho bamufata ajya gufungwa, harimo ibintu by'ibiyobyabwenge, nabo gutangira kwirinda ibiyobyabwenge bikomeza kugaruka mu rubyiruko rwacu, cyane cyane umuhanzi bacu, bakageza kujya kure yabyo kugira ngo umuziki ukomeze utere imbere ugere kure. Yego, nk'umuntu wabanye cyane n'abahanzi, ntibyakunda kuba Jay Polly mutaricaye ngo muganire umunsi umwe, ibiri, itatu. Hari ibyo ujya wibuka wigeze uvuga naho na Jay Polly uyu munsi bikugarukamo nyuma yo kumva urupfu rwe? Jay Polly rero buriya imyaka yaramaze muri industry yazayisangamo, ariko ndagira ngo mbibutse nk'indimo nka Mamutashye na Dream Boys bamaneginga, indimo yakoze ibintu bikomeye cyane, ntabwo namwibagirwa. Yaduhaye, twari hano haruguru ya house gereza n'ubuterante no twashutingiye, azana idea yo kuririmbira mu ntebe hagati mu butayu, intebe ahantu yavuye ariko na Platini ndabyibuka. Si yo gusoza ko bakoze indirimbo ebyiri na Dream Boys ndi hamwe nabo. Jay Polly yigeze gutegura, aho nibuka yigeze gutegura igitaramo abantu ntibaza kuri Petit Stade, ariko kubera communication itari nziza, publicity, arampamagara arambwira ati ko abantu banje kuza ari gukunda umuziki waje kuririmbira, abivuga arimo yikinira. So ikintu mwibukiraho nuko n'umudamu we ngira ngo yaburira babyaranye wa mbere, inshuti yanjye n'umuvandimwe wa The Ben, noneho n'uyu bari hamwe. Urumva bari abantu inshuti zanjye, twajyaga dukunda kuganira, akampamagara. Jay Polly yajyaga gusora indirimbo akampamagara akanyoherereza, nkamugana ndeka maze numvishe inshuti yanjye twabaye ngana, kubera ko ni uzi zarasirenga za muri hip hop. Ni twinshi buri nkuru mamaranye imyaka irenga 10 muri hamwe, muhura kenshi mu bitaramo, namukoje mu bitaramo, nibyo mu cyane byinshi. Hari igitaramo tugeze gukora igihe cyangugu n'aba Platini, turahomba bikomeye cyane, burira kuva saa 10 kugera mu gitondo. Iyo se umuntu wamwe arabanye muri industry imyaka yose kandi mwese muhura, ntago byabura yari umuntu waharaniye injyana ya hip hop, ndetse na cyane yamwaribizo ko ari muri Afrika kaza kuvamo we akasa nkaho ari bunazamutse cyane, bikwereka ingufu yashyiraga mu muziki we. Jay Polly ku giti cye, Jay Polly mu itsinda, umuntu
twere kuvuga mu itsinda kuza gukorana n'abantu mu mibanire ye n'abantu mwarabanye cyane ni umuntu wari motive ni umuntu wamotivaga abandi muramuzi cyane kuturusha ndamuzi kuko mu gihe cyose twagiye tugendana twagiye dukorana ibitaramo mukoresha mu bitaramo ni byinshi namwibukira hari igihe kimwe ikitwaga pesa ikigize kumpa isoko bari bafite campaign ya circumcision gukangurira abantu kwisiramuza igihe Poli araza hageze twari hamwe mu bayobozi aravuga turaninde ndavuga urogiye kumubana none ahangaha hagiye twari muri Petit Stade ageze kuri stage abantu urabona Petit Stade hari hejuru bakajya amanuka bagwa hasi abantu bari ubwo n'abaminisitiri bari bahari hari ibintu byinshi nge muziho hari energy yakoreshaga muziki we hari urukundo rifite hip hop buriya bari banamuhimbye akazana ngo kakazungu wamubwira ngo kazungu akubwira ngo umudage so hari utuntu twinshi yagiye meme na groupe ye ya Tafgan urabona ko hari hamaze muri iki gihe bari bamaze kongera nko kwinga muri gukora ibitaramo bakoze bari hamwe ubona ko na wa mubano wabo bagenda kugaruka ariko sinzi impamvu urupfu narwo rubonye ibintu utangiye kuba byiza ruhita noneho rubirangiza ariko Imana iriko rudashira nawe n'umwe mu bantu navuga yuko industry ibuze kandi barufite akamaro kanini cyane muri hip hop. Hanyuma dusoza abakunzi b'umuziki abahanzi tuzakumbura iki kuri Jay Polly? Nje zakumbura kakagamba kayavuga ngo kaba kamana hano ko najya kavuga yajya kuri stage ngo kaba kundi no mwana akavuga ati kaba kamana so bazamukumbura kuri stage bazamukumbura za interview ze zitajyaga zica ku ruhande buriya n'umuntu wajya kuvugisha ukuri ufataga microphone akavuga uti hip hop kabisa so n'abafana be rero natwe twamukundaga twamufanaga twamukoreshaga mu bitaramo tukabona amafaranga ni byinshi muhanze nkuri abagukomeye Jay Polly ngira ngo numwe mu bahanzi b'abanyarwanda umuhanzi mpuzamahanga David yaje amubonye kuna performance agarutse nyuma y'imyaka 5 aravuga ngo umuhanzi azi mu Rwanda ni Jay Polly gusa kubera ko yari yamubonye kuri stage ibyo ni ibintu ngira ngo yagiye agaragaza icyo ari cyo cyose ariko we miss him takundi. Tuyishime Joshua benshi bamenye nka Jay Polly yari umuraperi ukomeye mu njyana ya hip hop u Rwanda rwagize kuva injyana yamenyekana imbere mu gihugu. Uyu muraperi yamamaye cyane mu ntangiriro za 2008 ubwo yakundanaga na bagenzi be mu itsinda rya Tough Gang. Nubwo yaribarizwagamo ariko ntibyamubujije gukora umuziki ku giti cye aho yakoze indirimbo zinyuranye zamugize icyamamare. Nta muntu uzibagirwa indirimbo nka Musenyi, Deux fois deux, Akanyarira jisho n'izindi zamufashije kubaka izina. Mu mwaka wa 2011 uyu muraperi wari mu bakunzwe cyane yagaragarijwe urukundo mu irushanwa rya Primus Guma Guma Superstar. Uyu muhanzi yapfuye afite imyaka 33 gusa. Yitabye Imana asize abana babiri barimo umwe yabyaranye n'uw'Imbabazi Sharifa babanye igihe kirekire nyuma bakaza gutandukana. Abakunzi b'umuziki inshuti ze n'abavandimwe bashenguwe bikomeye n'urupfu rw'uyu mugabo wari warigaruriye imitima ya benshi by'umwihariko abakiri urubyiruko kandi bakunda injyana ya hip hop. Umunyamakuru Ali Sudi yifashishije ifoto aherutse gushyira ku rukuta rwe rwa Instagram ari hagati ya Jay Polly na Bulldog ati kumbe DC nari ndimo kugusezera muvandi. Suyu gusa kuko n'umuhanzi mu ndirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana Aline Gahongayire yifashishije amagambo aboneka muri Bibiliya mu gitabo cya Zaburi igice cya 90:12 agira ati utwigishe kubara iminsi yacu uburyo butuma dutunga imitima y'ubwenge. Hagati aho umurambo w'umuraperi Tuyishime Joshua wamenyekanye nka Jay Polly wajyanywe mu bitaro bya Kacyiru gusuzumwa kugira ngo hamenyekane icyo yazize. Ababonye Jay Polly kuwa gatatu mbere y'uko aremba bavuze ko yari afite imbaraga ariko akaza kumererwa nabi. Hari amakuru avuga ko uyu muhanzi ashobora kuba yarazize uruvange rw'ibintu yanyoye bikozwe na alcohol yifashishwaga mu kwiyogoshesha ngo byakozwe n'umugororwa umwe binyobwaho n'abantu batatu barimo Jay Polly. N'itangazo ry'urwego rw'ifungwa n'abagororwa naryo ryahamije ko Jay Polly yishwe n'ibi biyobyabwenge cyangwa se ibi byavangavanzwe akaba ari byo bimuhitanye. Imana imuhe iruhuko ridashira. Twihanganishije umuryango we, inshuti n'abakunzi ba hip hop. Iye ni The Zoom TV 24.